biri hanze kabisa. Ngo twakwa 600 yose. Ubwo urajya gushaka amazu y'aba homeless kuko nge n'umuntu nzi nta kintu mwavugana nta. Nyuma y'ukwezi nakora nkamwishyura. Ibintu uvuga byo kuguriza hano byo ubli. Zanabihindurira inyito mubwete nkwaye kado aki ntakuguriza bihaba. Ibyo bintu uvuga unatangira igende byikuramo iyo ushaka kubaha nge nkubwire. Imyaka 5 ishize nibwiraga yuko ntagombye kuba ngendera muri Ferrari nuje amagorofa 3 mbese nanjye ndumwe mu bakire nk'abandi, ariko nyuma yaho naje gusanga yuko ibyo natekerezaga byose we bimeze bite? Sawa makuru ya biragenda nanjye tu turaburanye nyine urabizi nawe ni uraho amakuru y'iminsi bro. Uretse sinzi umuntu mbona bikonsuza bite byawe? Ni sawa mumeze neza? Ngo nibwo nkiva muri Afrika nyine romba ngeze hano nta muntu umwe tuziranye amaze iminsi biri hanze kabisa. Aha nyine wamaze iminsi ibiri? Aha amaze iminsi biri hanze numva none hano konje sinzi kabisa, sinzi niba ari ikintu wamfata twakumbwira. Witegure harajyagiye gukonja kurushaho kunebwoba uko biba bimeze none, ariko ntarisha biragenda. Usa hari umuntu wabona umfasha byibuze akancumbikira niyo byari icyumweru kimwe uko byaba bimeze kose, kuko ubu ngubu ndi hanze nta kintu na kimwe mfite, uko byaba bimeze kose ngenda byakira niyo yandaza ku isi. Ubwo urashaka twaye milele ngo twakwa iyi icyumba na salo niko hano bazita nyine bazita. Nta kibazo nshobora kuyifata. Icyumba na salo bizagufata amadolari nka 600 bitewe n'aho iri, ashobora no kurenga 600 yose waruzi karanga ubwo se ibwira karanga nibwira ko byibuze ari nk'amadolari nka 20 cyangwa 30 muvandi. Ubwo urajya gushaka amazu y'aba homeless kuko nge n'umuntu nzi nta kintu mwavugana nta reka. Ubu se byibuze nakoreyo umuntu nguriza ugira ate anguriza niyo ampereza amadolari 50 njyewe nyuma y'ukwezi nakora nkamwishyura. Hano nuguriza umuntu uzanabihindurira inyito mubwete nkwaye kado akirerereho ntakuguriza bihaba. Mune wacu rero kawungira inama wowe ibintu uvuga byo kuguriza hano byo ubli sibyo. Cyakoza icyo nagufasha sinzi, hari uwo nzi ndashobora kuguha nimero ziwe ukamwihamagarira. Ubundi se ugurahamagara wowe ra okay nisaba ubwo ubasha guhamagara. Noneho hano hariho nimero z'umuntu w'amazu ushobora kumuhamagara akazagira uko abigufashamo. Nta kibazo. Nawe ubundi ibyo bintu uvuga unatangira igende byikuramo iyo ushaka kubaha nge nkubwire. Murakoze ariko nene nashonje sinzi niba mwambonera nk'akantu kujya kurya. Sinzi niba wenda mwangura nk'plate kuko ntakubeshye amaze iminsi ibiri ntarya nta muntu n'umwe tuziranye nawe. Niyo mpamvu mbona ureba gutyo akira ugenda ubwo nibwira ko ari mekuta cyangwa KFC naho muhita mujya. Tuzongeye tubonane kabisa. Sawa nta murakoze. Ibyo byose nadamu nishiraniro nugerayo inshuti cyangwa umubyeyi umuvandimwe wa mbere na mbere yitwa ifaranga. Nugerayo uzaseka ubabaye ushingiye burindi birebutse. She call me asking cause she be my friend. Call me asking me cause she be my lioness. I said pull up on me till it's fearless. You should get to know me, mama, I think that's best. I found make missed calls, don't stress. Meet me at the usual, no cigarettes. I won't be doing any as long as you're next to me, call me 6 feet. Nugerayo usiga kubivuga neza.
Yeah, murabaho mafasha iki? Nitwa Marco, mvuye muri Afurika mu minsi ishize hari umuntu wari wampaye business card yanjye nze kubahamagara. Kuva nava muri Afurika nta hantu ngo mfite ndarangira inzu yo kubamo. So niba mbyumvise neza muri mwanya wo gushaka inzu? Nuko inama dufite kuko ribanza mubwira ukuntu byanyandikira. Okay, en fait, amasaha mu mamagara ntabwo ari amasaha y'akazi kandi ejo ni weekend. Okay, en fait, ndumva biri urgent. Ejo nshobora kukubona mu rugo. I have a meeting mu masaha 8 uje mbere, byaba ari byiza. If you can come like saa 7, that would be perfect. Yeah, I hope ko muzi gufata metro n'amabus. Murakoze umugoroba mwiza. God, people can't respect time. La production. Humba. Nturare utarivuze ibyejo bibara bejo wasanga hari undi umukunda akagutanga karikocora. I'm already ready. I'm just waiting for someone real quick, so I'll be there. And oh yes, about the business proposal. I went through it, but you know what? We'll discuss it later. That's for him. Bravo. Yeah. Stop. No, you don't have to change it. That's Oh, nana square mu nta cyose. okay. Karibu. Star. Icyo nabakiriza. Aba nta kibazo ndumva meze neza. So tuvugana kuri telefone mwambwiye ko nta nzu mufite mu mwanya ushaka kumbwira mama well in detail. Shani birebire ariko nyine ngewe ngo naje muri Canada ari umusore twiganye umpaye iyo hanyuma ambwira iby'amashumbi ngeze hano arambwiye nyine ngo nzabanze mwishyure PART1 ko abantu hano barabana umwe akishyura igice n'undi akishyura igice. So nuvuga ngo ngiye naraje naramwohereje nje hano ndamubura. So ngo Ibyo ndabyumva. Izo nizo mpamvu mutarimo kubana muri uyu mwanya. uriya mushenzi ibintu yankoreye sinzi ko nanabikubwira ngo byumve ko we yarambeshye ngiye numvaga yarambwiye ngo nyamwohereza ok ndayohereza nanjye ndizera ikigo rye ndayohereza. Okay, I understand. So muri uyu mwanya murimo gushaka inzu ingana ite? ubu ngubu ndi gushaka inzu numvishe wa munyarwanda umaze igihe narambwiye ngo ni trade me. Hariyo mwana wabona? ubu ngubu nyine nayenegereje kujya kureba ba bantu barangira abantu amazu ku muhanda. Anyway, so icyo nabakora ni ukubaha ID tanayifite. Mwese mufite ibipapuro bibemerera gukora no kuba muri Canada? hari igipapuro bampaye bakita certificat de sélection. Sinzi nta kibereye. Nimwihanganeho gato hari business meeting nahise mu kanya ndimo kureba. Okay, nta kibazo no kuri madame ufata umwanya wawe. So iki cyapa no kugifata neza cyane uzagikenera. So en fait ngiye kwa adresse y'ahantu wajya gushakira assurance. Ugiye uyu munsi byaba ari byiza. Uyu munsi ndi yaranje. Oya fra mugiye uyu munsi byaba ari byiza cyane ku buryo ibintu byihuta biga progressinga. Nanone ngiye kujyaho iyindi adresse y'ahantu wagenda kugufasha gushaka akazi. So basically amazu uzajya ubamo ni amazu ducumbikiramo abantu mu gihe tukirimo kubafasha. So ugiye gushaka akazi ushobora guhita ushaka inzu yawe bwite, which is much better. And yeah, please uzampamagare Monday. Murakoze kuwa mbere.
kuwa mbere uzampamagare mu masaha 3 I'll be able to take the call mu masaha 3 kugira ngo ndebe ahantu bigeze mbigufashemo nibiba ngombwa nzize ndora murakoze kandi iyi ni Canada ibintu byo gutrustinga abantu bose ntabwo bijyanye ngo wapfa kugenda wizera buri muntu wese yaramukiye buriya nta bintu byo guhembuka ahangaha ikintu cyambere kikuzana no gushaka amafaranga so itagira ibintu byo kwizera abantu utazi ntabwo biri sungunza ashoramo akabyaramo ikindi nafasha muri musisi shabyari ibyo no uko ibyo mumfashije birabaye sawa murakoze nzabahamagara ya ubwo nawe kwa mbere gira umunsi mwiza What up, man? Hello? Hey, how are you? I'm good, how are you doing? I'm okay. Why are you calling me at this time? I have some business proposals for you. Has everything been sold yet, or? I mean, you just gave it to me, but anyways, we had a business meeting with one of our dealers, so it's on the way. It's halfway done. Okay. And so the business proposal that I had for you, I have a potential seller for us. He's a naive guy, just arrived in Canada, so we should be able to wrap him around our fingers so he can sell for us in Montreal here, actually, for a very cheap price. Plus... How would you trust that newcomer? How would you trust that guy? I can see he's a very dumb guy. The guy came all the way from Africa here, trusting somebody to give him a place, which is, you know. Okay then, well. Anyways, so would you like me to set up a meeting so we can meet? Don't worry, he's trustworthy. If he's not, it will be on my head. Sounds good. Maybe you can set up a meeting on Tuesday, maybe. Okay, Tuesday will be perfect for me. Then I'll see you then. You talk to you on Tuesday then. Okay, perfect. He's so fucking ungrateful. numubona umuha karabo akigusuhuza umuha kabizu. Meze bite bro? Shari neza nanjye mani bamwe imitekano kabisa mwaka utangiye se. Meze bon muri gukora iki se? Ariko turaburanye. Kose kucyumva umuntu yaguhamagara afite ikibazo gusa mwana iki ntaguhamagara nyine kumenya ko umuvandimwe ameze. Urumva mani mfite ikidete mu kanya n'icyana kabisa. Aho na nyine ucyana wajya kureba icyana kirenze mugende n'igitsi. Cha rero ukase ko kamodoka kwaje. Se wowe uri kumbana bite mwana wowe urumva sinagufasha igihe waba nyine. Izi modoka mwana akujya ujya wibuka ko twese twaturutse ahantu ugomba kubanira na hano rega ntabwo twari igihe kinini nta hantu nta ribido ntari kuburi kungora Samani ndaje nyifata ubwo turi kumwe. Ibyo nkubwira bimva ku mutima utamagambo yose nubwo
I'm good. So. Yeah, I'm sorry for being late. Oh, it's alright. Yeah. Actually, I haven't been here for a long time. So. Oh yeah? I'm glad to. alright. I'm really glad. So what is happening here? I guess it's some Chinese like show up, you know. Oh yeah. Same thing as our community in Rwanda, so Yeah, that's I'm pretty true. sure it's the same thing. Yeah, maybe. So Ivy, how was your day? Oh, my day is not done yet, though. It's not done. I'm still starting. Yeah, I'm still doing it. Yeah, how was yours? You know, it's been quite good. You know, last day of the week is always good. That's true. Actually, that's true. Yeah. Actually, I also brought you coffee. You brought a coffee for me. Yes, I did. Oh, you shouldn't. How? Because actually, you should have choice for myself. I mean, I thought you would like it. I was trying to do something good, something nice, you know. You Yeah. get here, you get the coffee already. You don't have to stress on the line. Okay, That's fine. I really appreciate it. Thank you. Sererewe nanone utazi kuri ku mwanya. Sha munyihangane ni ukuri nagize ibibazo nayobye kandi urabona ahantu hamenyereye. Anyways, unusa nabi cyane mbe waraye hehe nijoro? Ndaye muri metro nabonye iriho abantu batagira ahantu baba barara. None se bya bipapuro nari nakubwiye kujya kureba wagiye kubireba ibyo nakubwiye gukora wagiye kubikora kari byo twagomba guhurira no munsi. Sasa rero ukuntu byagenze ari igihe gusa nta kintu nagiyeyo ndayibangarukira mu nzira mbega nimwe nari ntegereje. Okay. It's okay. Anyways, ngufitiye proposition no munsi. Nabitekerejeho mbona situation yawe iri what can I call it? Different. So, ngufitiye proposition no munsi. Ngufitiye proposition y'akazi. Kazi bwoko ki? En fait, details z'akazi nzaziguha in the future ugiye kugatangira that would be much better nyine byagufasha but icyo nshaka kubwira nuko aka kazi kazana naho kuba kakazana n'imodoka kazana na necessity zose waba ushaka. Uravugisha ukuri? Yeah, so honestly it's up to you. Niba ushaka gukorana nanjye navuganye na boss yanjye numva arabyemeye so nari nkeneye response from you. Niba ushaka gukorana nanjye ako ndabona ukifite ibiteto n'ubujiji bwinshi simbyumva neza. Ni ukunyihangana hano nibwo nkigire nawe ariko mbijeje uko ibintu bizagenda neza ni ukuri nimumfashe. Ndabyumva ko ari ukubera ko ukigera aha ngaho wenda nicyo kibazo bikikugora gatoya ariko ndashaka kuguha instruction. So muri aka kazi mfite rule imwe ngombwa kandi ikomeye cyane kandi ugomba sinzi utayikurikije waba wishe kontra yose nta n'impamvu yo kuguhayaringa yabihari. Kuntebwo Est-ce que uri interested cyangwa nikomereza? Yewe nkeneye amafaranga icyo mwambwira cyose nagikora. Okay. So ikintu cya mbere nshaka kukumenyesha nk'ayandi ma business yose twe dufite kontra zacu dusinya. Muri iyo kontra itegeko rya mbere na mbere rizamo rikomeye cyane kandi uryishe waba waryishe nyine nukuvuga ko duhita turekera gukorana nawe. Kandi this is very serious. Nukuvuga if you sign this contract ubuzima bwawe buri on the line. Ibintu byo breaking a contract zacu ntango bibaho. So ikintu cya mbere ugomba gukora we're keeping this the secret. What do I mean by the secret? Ntango tujya kuvuga ibintu dukora ahantu hose. It doesn't matter if it's your family member, it doesn't matter niba ari sister, it doesn't matter niba ari umukunzi wawe. Hano na hamwe cyangwa umuntu numwe wemerewe kubwira cyangwa wemeye kubwira ibyo ukora. Nkuko nakubwiye kare, if you break this first rule, ni rule ya mbere, ni rule ikomeye. If you break it, ni ukuvuga ko birangiye turangiranye nawe and it's your life on the line. Eske, are you still ready to sign a contract with us? Nta kibazo nagakora ariho nkabona mva ku muhanda. Again, are you sure? Yeah. Nta kibazo. Sawa.
nzakubwira more details about the job and everything else tujye gutangira. For now, let me go get you a proper meal. Ngurira ibiryo urya neza. Nanaguhindurira ukuntu usa. I can't work with you when you're dressed like that. So, out of curiosity, Ivy, Yeah. what do you do for a living? I worked in the government. Wait. Wait. Oh, yeah? Yeah. Why are you not saying anything? Yeah, that's interesting. I like it. Yeah, you do? Yeah, I do. Great then. Yeah. So how come a beautiful girl like you is single? How come a girl like you is single? Wait a second. So, are you saying that someone like me cannot be single? No, it's not that. I just think that, you know, a hardworking woman like you, strong, you know. Hardworking means nothing though. Like being single is just a choice. I don't think so. I just think that like everybody wants to meet that person that they connect with, and they just want to share the happiness that they both have in their life. And I think you're in the right place, right position to be finding someone. Okay, if that's what you think, but you know, like just for me, like being single, like I don't want to be like caught in a romantic relationship without choosing it, you know. Yeah. But anyways, I just wanted to know, like, naguvuga Kinyarwanda or what? Yeah, Kinyarwanda ndakivuga ariko. Okay, exactly. I enjoyed my conversation. Finally. Oh no, finally, because you know, at work I use English and sometimes I get tired of it, so. Navuga mu Kinyarwanda bitakubangamira nakibazo urushaka gusubiza mu Cyongereza. Alright. Do what you want. Yeah. So do you care for some food after the coffee? We can go get some actually, like I told you, like you know, I'm in my break, so it's all about to. Oh, so you got work. You got work. Yeah. So what about after work? After work, I have something to do too. So yeah, no free time for me. Maybe next time. I will let you know. Yeah, I will really do. Yeah. So actually, I think it's. Let me see. My break is about to end. No. So yeah, I think So I will you have gotta to. go. Yeah, I gotta go. I guess you gotta do what you gotta do. Yeah, that's life though. Yeah. How about walking back to your job? I know it's good. It's really good. All right. Yeah, you don't have to. And then we'll talk tomorrow. So.
call me in for a meeting. What's up? Let me tell you, Tasha, what you did last was very stupid. What are you talking First of all, Muri business had my level and you have to respect them. Rabyumva. Noza going to call my boss up if your Noza is for critical matters. And I don't feel like Noza urabyumva neza. Like, what are you talking about? Noza kwisimbukuruza, like that is not how you make your way up. Do you get it? I've been in this business longer than you have been, right? I'll be straight with you. Sibyo? Ibyo bintu by'ubucakura or something, like, why? First of all, it was a critical matter. Narabonye ako kanya. Ndavuga nini nabivuga aka kanya ntabwo nza kuza kubibona. Naraguhamagaye, if your phone is busy, who do you think I'm gonna call? The boss, because it was that matter then. Leave a message. Urabyumva neza? Ibyo ntabwo mbyumva, like, kandi noza this is the first and last warning. Kambikubwire neza. Urumva? Going behind my back nugiye ngo ubikora nta ngaruka zifite. Urumva? Ntabwo nzabyanganira. Anyways, let's talk business. Noza uwo muhungu bayikuramubona gute? Did you talk to him? Anyways, since this is business matters, oh yeah, I did talk to him actually. Tumaze guhura mu kanya. Na n'ubu bujiji buracyarimo bwinshi, ariko he can be trained. He can be properly trained since he's in a desperate matter. Azakora icyo dushatse vuba kandi cyihutiye. Okay. Any family? Okay, that's good. So no liabilities? No, nothing. He has nothing to lose, nothing to gain. Okay. It's just there. Okay. So good? We just need to shape him up a little bit. Alright. Good. What's his name again? It's Marshall. Marshall. Okay. Marshall. Good. I think so. Alright. Okay, that's done. Have a phone call with my car and have a good day. Yeah? Pisses me off. Fucking shit. What the hell? She wants to take all the credit for all my hard work. What the hell is this? What? Oh my gosh. I've worked for so long. I've worked for so long. Bitch. Trap house mob. Roll another one. Wait. Hey. Woo! Yo, bro, you don't even know what I just passed through. You don't know. You know me, right? Yeah, I know you. Right, man, right? Come on. Bro. You remember the bitch I told you I was going on a date with, right? Yeah, I remember though. Yeah. What's happened today? Bro, I ain't never seen a bitch like that, bro. I'm telling you, bro. I feel like punching someone in the face right now. I'm telling you. We went on a date. It was supposed to be something like, I was supposed to take her on a date, like a real date. But she insisted on leaving, you know what I'm saying, bro? No, like, yo, bro, I was supposed to give her coffee and then invite her to some dinner thing that I had prepared, but the bitch refused, bro. I'm telling you, bro. I had some reservation and they still taxed me, bro. I still pay the money.
urakeka se ari nk'iki cyane kera yo nta mukobwa wigeze nsuzugura bigeze aha ngaha bro ngiye ndi kumva ndi feeling cyane none se wowe wagiye guteta ni Miss France bro yo you know urabizi nta mukobwa ujya nsuzugura right cyandabizi urabizi uwo ndiwe man n'aba Miss Canada ndabizi babazanye muri iyi nzu ntabwo byumvi yereka nze kubwira man sibyo swear to God man yo this bitch ain't even shit bro I'm telling you she's not even half of the bitches I fuck in the past. Ntugakoresha ayo mazina umwana w'Imana ntabwo wavuga iryo zina ngo fuck out of here bro I'm just telling you, you know I'm just furious right now. Oya bro ntabwo wakagombye kuvuga ibintu nk'ibi. Ivy, yes, where are you? In the bathroom. Oh, hey, what's up? You wanna go drink? I'm down. Let's go. Yep. Yo, pass me my phone. Here you go. Thank you. So how was your day though? Mine was okay. Yeah. I got this new guy at work. Yeah? Mm-hmm. He's cute? He's learning. He's new, so he's learning. I say, he's cute? But I mean, it's seriously, I just I mean, he's okay. He's cute? No, he's not, okay? Okay. Stop messing with me. How was your day? It was fine, good, in the middle. What do you mean? I don't know, girl. Oh shit, you have to go on a date with your hair like that? Come on, girl. You look terrible. I know, but you know, I don't have to go with that, though. Your nails? Shut up. Uri gushaka umu best friend uri gushaka umuhungu uri gushaka iki? Shamujya mu bubagana nawe. None bijyanye neza ne. Sero tujye konsulta wale what happened? Umva muri makia like how doesn't. Oh, my bad. Okay. Ega mu gitabo cy'umubwiriza haranditse ngo ukize kwishimira ubusore bwawe. Ariko umenye yuko Imana izabikubaza. Hey, whatever man. Mbese ari wakora iki man? Wakora iki umuntu wakoze ibintu nk'ibyo ngibyo? Mu by'ukuri ashobora kuba atakwishimiye bitewe n'uko utishimira umuntu nkanjye man. Ni kandi ubona abasore bameze nkanjye. Ubwo busore bwawe ntabwo ari bwo bwiza. Ngwiki? Ntabwo ari bwo bwiza. Ni biki uri kuvuga man? Ugenda urasa ku gatuza kawe ugira ngo umukobwa yakwereke. Ari abakobwa bafite mu mutwe batekereza. Tangiye kumerera nka papa man. Ibyo bintu ntabwo dukora. Yenda kubwiza ukuri. Yewe kwa bro wanjye tukavuga no utangiye kumera nk'umusaza. Iba ndi kuguha inama nzima. Petit frère. Tucisha make yangu. Get out of here bro. You know who I am. You know who I am. Ntubuye kwishyira hejuru cyane ntabwo bituma ngo wabyereka umukobwa. Ari abakobwa baba basobanura. Here man. Yo, I'm just feeling furious. I'm just gonna take a bath man. Whatever. You bring out all those God things bro. God ain't gonna take a bitch in the bed for you bro. Uzahora ubabara agenda ndara. Agenda rwose. How was it? Actually, it wasn't like day to day because you know I was at work and I've been byinshi cyane arambwira like Ivy, can we meet? Can we hang out? Can we go to eat? And so wakubimbwira cyane rwose ndarambirwa namugatse ku kazi uri kumva. So araza ngeze muri break. Come on. So araza ndi muri break njya kumureba and after already the coffee and rabizi ngiye kuri coffee nda you know mfite imwe nkunda rwose ntabwo njye nyihindura Tim Horton. So after kuzana coffee I was like alright ubundi ubwo nyine arayimpa genre turagenda twicara turavuga atangira kuzana ibigambo byinshi. I don't know like ntabwo numva impamvu atumvise ko nashaka kujya muri date first of all. How goes that? You need to cut slack, bruh. How are you expecting to get a boyfriend? Cheating. Like what the hell? No, you'll stay single forever. Every day, every guy, it's the same thing. Give him a chance. See where it goes. No, enjoy some normal coffee. I didn't feel him normal coffee. Why though? Is he cute? Kind of. So anyways, just give him a chance. It looks like you're kind of interested. So I don't know. I guess I can't kind of. What? Anyways, apart from that, how was work? Hari igihe
kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye bazaduhanagure amarira twaririye muri iyi si mbi nishimiye kuzakubona Yesu umusaba ugarutse kunjyana uzaba ugeze kuri icumi nanjye niteye gusanganira Roni yo papa Roni Ndarira ije aho ngaho okay Umamagare na Samuel muzane mu mukuru wawe. Okay. Ubushize numvisemo kuvuga ku bibazo by'abakobwa wowe umwana ufite ntabwo aguhagije cyangwa urashaka kuzatera abandi bana amada akoze abana bamuvuga ko abana ari abanjye yesi nibaza probleme njye mama ufitemo kabisa kandi niyo muvugisha ntabwo mugomba gufata telefoni kagasuzuguro kimaze kubyimba ntabwo ndi kubona 007. Yes, there. Oh, you found it? Yep. Perfect then. Anyway, so you took the best one anyways. Okay. ibyo reka tubireke babwire icyo nari nabahamagariye kwa Nyagatare bagutumiye mu bukwe bw'umuhungu wabo bwa civile ndagira ngo tuzajyane mwese ndumva ari byiza pe Imana izabubakire bazagira urugo ruhire bazabyare hungu na kobwa Imana izabaho umugisha mu rugo rwabo saza bamwe yabonye umwana di ya ibo kabisa aho papa urabona kitananiranye none ndebe ibi ni ibiki nyumvira ikibazo cye wowe se akurusha iki imyaka urayimurusha uramukubye amasengesho wirirwamo niyo azakuzanira umugore papa reka igihe nikigera buri Imana izamuha yageneye buriya umugore mwiza atangwa n'Imana nigereje isaha yanjye yuko Imana izagera ikanzanira umugore mwiza kandi uzambanira neza nyine nkagira ubuzima bwiza ndetse turi kumwe ndashaka ko munyereka ibirori hano muri ubu rugo papa rega ni igihe kitaragera iyo buri isaha nigera nanjye nzabereka ibirori nafashe noveni sinabona igisubizo fata amasengesho y'iminsi 40 igisubizo si cyaboneka buri Imana irinde ko nkora amasengesho y'iminsi 120 nkabaha igisubizo yewe aho nibereye aha nta kintu umuntu bakoreye kugira ngo mugubwe neza samwe tuzakureba umusaza barwera tubwira hano ko abagore natwe turebe ko hari ikintu twakwikorera nanjye nta kibazo nta probleme ndahari no kuzabera turi kumwe none papa ari ibintu ndi gukora reka njye kubirangiza ubwo nyine gahunda ni ukuzajya okay kandi murakoze cyane okay subirayo kwiyamagara yashije wanjye sigara aho gato banabona ibyo bintu byawe uyu ni mwana wanjye urabona niwe mutoya kandi niwe wagombye kwitwara neza kuko ari we mutoya none niwe ushaka kunanira mwese none se iyo umuntu akiri muto agomba kumenya ubuzima bwiwe kimushaka ko umuntu atangira kwitwara nka basomeri bari aho bashaje oya ibyo ngibyo ntabwo mu rugo rwanjye ariko bigomba kugenda urugo rwanjye ni urugo rusenga ugomba kwitwara neza ukajya ujya gusenga nk'abandi bana ukareka ibi ngibi urabyumva ese ntabwo bavuga no muri Bibiliya ko Yesu yamuga umutobe urugo iwanjye ntabwo mbishaka nugira imyaka uzagende iwanjye ntabwo bishaka ibi ngibi
Okay, birumvikana. Okay, ndayisubire mu mirimo yawe. Okay. Ikwivugiriza ishashiri wanjye.